ubuhenebere karundura season 3. Nyuma yo gusara kwa Suzana, gupfusha umugabo kwa mama Paula no kubura umukobwa we, ubuzima bwabo bwaje guhinduka. Suzana abona urugo rushyashya, mama Paula abona umugabo mushyashya. Ubu babayeho mu bundi buzima. Ese ubwo buzima babayemo bushyashya baracyari mu buhenebere? Ese Suzana yaramaramaje nyuma yo kubona ukuboko kw'Imana kwamukije amarozi? Imbaraga z'abapfumu zananiranye. Ni muri season 3, ubuhenebere karundura. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyegamizwa, ahubwo uhoraho hamwe iteka ryose. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agose abantu be, uhereye none kugeza iteka ryose. Kuko inkoni y'ubutware y'abanyabyaha itazagumya kuba ku mwambi w'abakiranutsi, kugira ngo abakiranutsi be kuramburira amaboko. Nk'uko ibyo gukiranirwa Uwiteka ugirira abeza ibyiza. Mwami Yesu, wowe uhoraho Mwami, ndagutakambiye ngo wumve gutakamba kwanjye, urebe amarira yanjye ndetse n'agahinda kanjye. Mwami, ndagusaba umpe kwizerera muri wowe kandi unyambike imbaraga zawe. Mwami Mana, umpe kwizera izina ryawe. Ndagusabye ngo umpe ibyo kurya, umpe ibyo kwambara, umpe kubasha kunesha Mwami, kuko ari we mukirani mfite kuri iyi si. Mwami, habwa ikuzo kandi uhimbazwe. Amen. Isi yose nshaka amahoro ndayabura, maze gukizwa, maze kwezwa. Nshaka amahoro ndayabona, nazengurutse. Dawidi sha Bitesha mani. Asha amakuru yawe. Amayi gadate. Niko Ikisi. muri iki gitondo ubu byutse unywa inzoga koko? Nese ubugira ngo ng'igikoma cyangwa icyayisha. Erega je ndi umuntu w'umugabo. Je ndi umuntu w'umugabo shahu. Ye ahubwo reka ngusomyeho. Asa ngaka kono no. No ngusomyeho wice n'umwaka ushaso. Akajyane ibyo binyagwa byawe ariko mani. Reka nkubaze. Ubone ejo hazaza hawe arahahe koko? Niba udufaranga twose ubonye ari inzoga n'indaya wihutira kugura, uzabaho ute mwana? Ugutangiye bya bigambo byawe mana. Utangiye bya bigambo byawe mwana. Urukumva? Umva banza wicare hano nako, banza wicare utanangwa n'imbere. Rwose banza wicare aho hasi. Icara aho ngaho. Sheri? Sati amufungura mu gitondo. Namenye ko yitegura. Kirabo. Aramutse neza Sheri. Aramutse. Nuko wazindutse ra byagenze bite? Yego nagombaga kuzinduka. Kugira ngo utegurire ibya mu gitondo. Ese kuri yakubona umukozi byatubereye ikibazo. Ariko Sheri,
wahamagaye umukecuru wo mu cyaro akakwegereza umukozi w'ibintu uzabishobora kuba. Narabimubwiye pe arimo aranshakira ariko ikibazo aba amaze kumbonera bose narabanze agenda anyohereza utuntu tw'utwana nyine tutujuje imyaka kandi urabizi ko gukoresha abana batoya batujuje imyaka akazi ko mu rugo bitemewe. Oya ibyo ni bibi cyane sheri, ibyo ni bibi cyane ntabwo ibyo ari byo. Icara rero tubanze dufate amafunguro. Uyu munsi nagutekeye igikoma. Utetse igikoma? Ntabwo si igikoma cyawe sheri. Ujya ugikunda hari igihe se ujya ukimukambwira ko kiryoshye. Usukiramo hano ngere dore n'amasare kumfata. Ariko urumva sinakigwa buri munsi ariko hari igihe ujya umbwira ko gikumbuye. Bimenye wawe. Kugira ngo muri iki gitondo mbana nagashaka no kugira ikintu mfata nuko kugira ngo ngutere apeti gusa. Oya nasuba nakira mba naza kumeza aho kudahari ntabwo byashoboka. None se warayite? Ari neza. Uzinduka. Nabonye wasinziriye cyane. Nasinziriye nakora akazi kenshi aho ushirika. Katwanze dusenge. Amateta. Amazi yo kunywa. Urajya mu amazi? Amazi. Sheri amazi urayakira yaya masaha wagwa agashyushye. Amazi ushaka kuza kurya mu kanya. Okay, reka nze nyakuzanire. Tubanze dushime Imana. Ko nawe urakabya. Ntabyo gute? Ese ibintu byose ni ugusenga, kurya ni ugusenga, kubyuka no gusenga, kugenda no gusenga. Imana ni ariko Imana iba yabiduhaye se ubundi ngira ngo bishimire nyine ko yabiduhaye. Ahumiriza dusenga aho. Data wera twongeye kuza imbere yawe turakwiyeretse kandi turakwiragije kugira ngo ukomeze guturinda no munsi twetse ko ijoro ryose waturinze twongeye kuduteranyiriza hano izina ryawe rihabwa icyubahiro twetse n'amafunguro Yesu atunganye kandi turinde ko no munsi uturinde kubwa buri kimwe izina ryawe rihabwa icyubahiro amen. Amen. Amasengesho yawe rwose rasenga ugasenga uruna kanoye deje kare naho mirije da ariko ko nagukira se yashije usenga Kiramo ibikabyo riga. Oya ntago ari ibikabyo. Nese ubundi ntidusenga reba twabyutse twasenga. Gusenga. Wajya no ku meza ugasenga. Ahubwo se imigati nawe kwiryoshye cyane kurusha yindi. Umuntu njya mbona ukunda sezame niyo mpamvu. Enda rya wumve. Arajya mu cyaje ko mavugaga. Cyora ya muntu nacyo kiraryoshye. Ese shiri Debora riye ko nandi kubona hano ku meza. Debora bakiryamye maze wabasinziriye. Cyora mukobwa wanjye rwose namaze kunshobera. Umuntu umukobwa ugeze asambira agiryamye. Mukuri pe sinzi ibyo bizagarukira. Nani se shiri urenda uva mu saa kiryamye. Saa 9 z'ijoro n'umwumva kino amafilime. Abyukira muri ya mafi abyuka muri tondo kuri televiziyo areba ya mafilime. Ijoro rikagwa akibirimo. Apfa kubyuka ni muri televiziyo. Ijoro rigwa akirimo arareba ya mafilime. Ibi filime nanazi. Imiziki y'ubu ni ukwirirwa yamamaza ibintu bukoza soni. Filime yirirwamo yamamariza ubutinganyi yirwa areba. Nagira umwanya wo gusenga, nagira umwanya wo kujya no gufata ngo asohoka agiye gusenga. Ni amafilime n'amafilime. Urumva atari ikibazo ibintu bikwiye kubyitondera. Shiri ibintu bikwiye kubyitondera. Ariko nawe urakabya kabisa. Uzi ko neza ikirokoro kimaze kugira ingaruzwa muheto. Usigaye ukabya niba wararenze umusaraba. Ntabwo nzi ibyawe rwose. Ubwo se kuba Debora yirebera filime akirebera n'indirimbo ibyo bitwaye iki? Cyane mba ntacyo bitwaye rwose. Ese Shiri ubu ntabwo ubona ikintu kiyoboye isi gisigaye kiyoboye isi muri iki gihe turimo. Mwibereye mu buhenebere we na murumuna wawe. Izo filime abyukiramo sindabona by'igihe cyo gusenga.
nuko ubyuka ameze ajya muri ibyo byo kubireba naragiye afata ibirango asoma nk'ubu rero umwana afite n'ubuye namubwira ngo ndamwanga gusa nyine hari ibintu nanjye ndya muri ino minsi nkumva binteye ubwoba pe uzi ko abantu muri ino minsi batagishaka no kwambara ibaza umuntu w'umubyeyi ungana nanjye ugasanga yambaye ubusa umwana nk'uyu nguyu dufite w'umukobwa ugasanga yambaye ubusa umwana muto urangiza primaire ugasanga nawe arakwambara ubusa ese ibi bintu koko mbese ni ibintu biteye isoni gusa nyine Imana itabare rwose niyo mpamvu ubwira we wirirwa ntawe simbyuka ngenda ugomba kumubwira yaba wabona amasaha akuze ukamubwira ati bivemo ukamukebura ambe igihe utamukebuye nawe uje azakutambukaho hano ubone n'ibyo yambaye ariko urasoma we ariko papa teta imbere uba wahereye usoma wajya ugezeho ukanaruhuka ubu ibyanditswe byose ubitse uzabimaze iki akoma teta siko nawe usetsa ntuzi ijambo ry'Imana ko rihora ari rishya uko bukeye ku muntu rigenda riba rishya ubu nakwitwaza umuntu uko nzi biranga agenda ngatereka iyo ngiyo sinongeye gusoma cyangwa mba mbona ukabye cyane umuntu aba agomba gusoma akanaryitaho kandi akabiha n'umwanya akabiha n'agaciro ijambo ry'Imana nibwo buzima ariko ibyo uvuze ni ukuri ubundi ijambo ry'Imana naragenzuye nsanga ni imbuto nibwo buzima ni imbuto nibwo buzima ijambo ry'Imana riri mu birinda indwara mu buryo bw'umwuka mu bitera imbaraga kandi burya ijambo ry'Imana nasanze ari n'intungamubiri ikaba n'intungabugingo ndetse ikindi gikomeye nuko ijambo ry'Imana ari naryo rigufasha mu kubaka ubugingo ngo nuhano ese utatuma ahubwo mfasha ongeraho ngo harimo n'ibitera kwihangana harimo n'ibizura umubiri harimo n'ibikiza indwara nk'uko umuntu kwa muganga bavuga ngo umuntu ukwiye kurya neza ngo ukurya imbuto ngo ibitera imbaraga ngo ibyongera ngo bimeze gute ubundi n'ijambo ry'Imana ku mukristo ijambo ry'Imana ni byose ntabwo namwemerera isi yarahindutse ubuzima bwararangiye ndabona byose turebe aba yananiwe rega saa 9 z'ijoro aba yarushye sinakubwiye ati nturi kumva arakera amafilm ariko ngiye kuzamubuza ziriya saha zo kugira ari amasaha atararyama ntabwo ari byiza uzi ko nakubwiye ngo umubwire wapi nyine urabona kugira ngo muri ino minsi ubwire umwana w'umukobwa ngo niyambare ibyo ushaka ntabwo byoroshye kuki bitoroshye umwana w'inkumi kumubwira ngo mbaranga ibintu wakubwira rero biriya bintu by'abarokore bikubura hasi abizira kure ikibazo mfite niba umubwira ngo ndamwanga niwe ugomba kwibwira nyine si umwana aramutse neza jabo songo rareba ute mukobwa rara kuntu ibyo byose byaba bitukura bisa nk'intuza nk'umwata kubera irara ryawe ryo mu mafilimi jya ubura kuryama nukomeza kujya urara wicaye ugatukura ayo maso ntuzabona umugabo abanza yicara utuze gutuza mani wambuza gutuzaho ariko nkawe kutanywa aka gacupa wigize umurokore ngo urangura umurokore ngo gisebe iki wowe wabuzana nese ubundi ndusha iki wowe Babylone babesi mani murusha byinshi ubu se ko haraye mu ngangi ubu nge nayirayemo mani reba ukusuko kandi mani nutitonda uzabimbwa usibye n'ibyo uzabura n'ubuzima ikintu kibabaje nuko abantu batarikunda ariko iyo abantu bose iyo baba barikundaga bakanarisoma ni ukuri kose abantu bose bamera neza abantu usigira ngo bakunda ijambo gutamira tata kandi cyo kibazo ngo kiri mu bakristo benshi basigaye bakunda ngo tujye kwa kanaka bambwire rimwe na rimwe itanavuze ahubwo itanumvise buriya kuvuga ni kimwe no kumva ni ikindi reka ngo bagende bambwire kandi do ukuri kose ubundi kuvuga kw'Imana kose kuri ukuri kw'Imana ivuga kuko ntawamenya uvuga ukuri cyangwa uvuga ibinyoma ariko wifatiye ibibiri y'ijambo ry'Imana iyi nibeshya iyivuga ukuri kuzuye
urongera uratangiye bya bigambo byawe se utangiye bya bigambo byawe ubwo se mani reka nkubaze undi wowe ye mbanyuberwa n'ibintu bumubwiye ubwo ugiye ko nkangisha akazi kawe kangaka akazi ukodesha 2,000 mana nanjye wo guha akazi mani mani reka nkubwire rero reka nkubwire urikumva ntukazajya unkangisha ibi hariya ni biriya we Babylone babese we jewe nakunywa reba hano uzanyinishe mani asoni we ngahibaze ake ngahibaze kuba ari wowe umakazi nkaba ndara mu nzu ukaba urara hanze nandetse nanone cyongereho je nkaba ndara mu nzu ya 7 bereno avanye ukanyinishe mani ukanyinishe ngiye naribabariye kandi ngiye reka mubwire buri ujye unitonda ujye unitondaho cyane kuko ngiyewe twazaserera we Babylone ngiye nanakutera icyuma giye umva urumva ujye ungendera gake mani nagare ubwaye wanyibwiriye yuko na papa wawe ari uko yapfuye none se nawe urashaka kuba nkawe wimbwira ibya kiriya gisaza mani wimbwira ibya kiriya gisaza narakubwiye ngo biriya bintu ntuzongera kubimbwira urukumva biriya bintu ntuzongera kubimbwira mani ngere babarire biriya bintu ntuzongera kubyo sinzongera kumva nabivuga ntabwo nshatse kugukina ku mubyimba nunyumve nabi musaza ahubwo ndangira ngo nkwereke ububi bw'inzoga no kujya mu bagore mwarayimbwira ibya kiriya kirezi mani ibyo byisure mbwira iki kankumora nkuyama ibintu by'ibigambo byawe kandi reka nkubwire mani ngiye twazanaserera mani twaserera urukumva ngiye naho mba ndi gukina nawe urukumva ahubwo se nkubwire ubwira akantu se aya baretse mani kankubwire reba nk'ubu ngubu niba tubonye icyo gihumbi tukajya kukinywera izo nzoga utekereza yuko tuzabireka twabonye miliyoni soko papa wawe yapfuye se mwana nakubwiye ngo wimbwire ibyo Babylone wimbwire ibyo bya kiriya gisaza ahubwo reka nkubwire ahubwo nk'akadiro uri tayari ngiye nkurangire noneho akazi uri tayari akazi bwoko kisu wowe mbwira ngo uri tayari gusa bite nkakubwira ubwo sibwo nakaye kazi bwoko cyumva ushaka gukora mani nyine nahantu tuzajya gutera boro nahantu tuzagenda tugatera boro nabonye barimo badidara tuzagenda mani tuyitwara mani tuzazana ibintu bya Babylone mani tuzabaho dute ubuhenebere karu